Ndabasuhuje, uyu munsi tugiye kubereka uburyo muri burebe amanota y'ibya leta ari busohoke uyu munsi saa 9. Reba neza iyi video kugeza ku musozo wayo, ntago ari ndende n'ingufi, maze usobanukirwa uburyo uri bubashe kwirebera amanota yawe ndetse n'uburyo bwo kuyareba. Mbese niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, ngiye tugiye kubana, amazina yanjye nitwa Ufitenema Yves, banza ukore subscribe. Reka dutangire rero. Urajya muri Google yawe maze uhite usacinga sdms.results, uhita ubona website ya mbere uri bubone, uhita uyikandamo ushyiremo index number yawe. Urugero nkoresheje index number y'umuntu uwo ari we wese, kugira ngo nyine murebe uburyo aya manota waba wayareba ukoresheje index number yawe. Ubu ngubu nshyizemo nyine index number y'umuntu uwo ari we wese kugira ngo muze kureba uburyo wareba amanota yawe bitakugoye ukoresheje iyi website. Mwabibonye ku buryo wandika website ugahita ukanda kuri get results, urabibona ko amanota uhise uyabona. Dore amanota nyine uhita uyabona, ukabona n'ikigo bamwoherejeho. Twakoresheje uburyo bwo kureba amanota ya P6 ndetse n'icyiciro rusange ushatse wabireba. Dore nuko bareba amanota, uzareba uri burebe amanota naramuka asohotse. Dore n'ubundi buryo tugiye kubereka, reka tuyivemo maze tuhite tujya muri Chrome. Hariya twagiye muri Google ariko n'ubundi ni nk'ari bimwe, ariko n'ubundi buryo tuhite dusacinga SDMS results. Nibyo turi busacinge. Tuhita tujya n'ubundi kuri website ya mbere uri bubone, uhite n'ubundi haza bya bindi ushyiremo index number yawe yariyo yose. Ubwo nyine twebwe twabwiye ko twakoresheje index number nyine ibonetse yose kugira ngo tubashe kuba twabibereka uburyo nyine umuntu yareba amanota. Dore izina rye riraza nabo bamwohereje. Mbese nuko bigenda, nuko wareba amanota bitakugoye wibereye iwanyu, nta kintu kikugoye na kimwe. Nuko rwose ushobora gukoresha Chrome, ushobora gukoresha Google, ushobora byose ni nk'ahari bimwe, nta kibazo rwose. Nuko ushobora kureba amanota. Ikindi tugiye kubereka ni uburyo ushobora kureba umuhango wo gutangaza amanota uri buze ko uyu munsi. Urasacinga nesa announcement, ujye kuri Google, uhite kujyana muri X. Nimara kukujyana muri X uhite ureba uburyo ushobora kureba umuhango wo gutangaza aya manota. Twageze muri X, turaza kureba biri ku loginga cyangwa biri ku loadinga. Tuze kureba ku buryo turi burene uyu muhango. Handitse ngo gukurikirana umuhango wo gutangaza amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza P6 n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye senior 3 umwaka w'amashuri 2024-2025. Mwanyura kuri iyi link. Iyo link uhite uyikandaho. Numara kwikandaho uraza kubona ko do live in 5 hours. Nk'ubu nkanjye nyine igihe nakoreye video harabura amasaha 5 kugira ngo bibe byatangiye cyangwa se bibe nyine byatangiye kuyatangaza nyine. Rero guys, nuko ushobora kureba amanota yawe wibereye mu rugo igihe ari buze gusohokera. Ndabashimiye mwese mwabonye iyi video. Imana ibahe umugisha. Njye ni Ufitenema Yves.